Ya nshuti nziza dukunda, nshuti z'umuryango, bakunzi bacu dukunda, aka kanya ni ngombwa kugakurikirana kugira ngo mwumve agatekerezo keza cyane kakubaka umuco nyarwanda. Ni byiza cyane gukurikirana YouTube channel yacu kugira ngo mujye mubona isomo ryiza ryahindura buri kimwe cyose cyatubangamiraga muri twe. Erega buriya iyo wicaye ugatangira wigunga cyangwa se usinzira bya hato na hato, ntabwo ari ibintu bigenda neza. Avuga ati aho kugira ngo nsinzire mu bintu bitari ngombwa cyangwa se nigunge, reka ndangere kuri YouTube channel Shell TV Comedy ibahindurira ibitekerezo bibi, kabajyana mu cyerekezo cyiza kiri muto. Ya katubasomere rero umugabo witwa Petero Nzukira n'ibikabyo byiwe rwose, ubwo yavugaga ngo aravunika ariko yirenganya cyane. Umunsi umwe Petero Nzukira yari yiriwe atemera rwose ibishyimbo mu ishyamba, yari yakoze ataruhuka kuva mu gitondo cy'urwanaga kugera mu mataha y'inka ariyo bita kwinikiza. Hari ameze kuba mu kabwibwi kagiye gukwira. Ageze muhira asanga ibiryo bitarashya rwose, bitarahwana. Atangira kuvumagura umugore ngo n'umunebwe. Umugore aramuhindukirira rwose, aramuhindukirana ati mbese Petero mugenzi wanjye ko utahanye nabi. Ubu mvuko abagore tubabanebwe pe, urarekeje rwose tuzagorana imirimo, nzirirwe nemera rwose nawe usigare mu mirimo yo mu rugo, tuzarebe uzarusha undi kuvunika n'uzarangiza imirimo ye rwose neza. Petero ati ashu, ibyo nabyo ndabishimye cyane rwose. Wabona ukazumva rwose ukuntu umugabo avunika, none ahari byazagutera kurushaho kunyubaha rwose no kumenya ko ari njye ugutunze. Byazarushaho rwose ukamenya ko ari njye ugutunze. Mu gitondo izuba rikambije ritaraganya rwose kurasa, umugore atora inkoni n'umuhoro ajya mu ishyamba gutema. Yagiye yishimye cyane arushanwa n'inyoni kuririmba. Petero asigara muhira, hashize umwanya atangira kwicwa n'irungu, ajya imuhira ariko yanga kwiheba. Agerageza kurirwanya, niko kubuganiza amata mu gisabo, atangira rwose kuyacunda n'umuhati n'ubuhanga bwinshi. Nk'uko bisanzwe n'ubundi umurimo mushya utera umwete, ariko agasusuruko kamaze gutwika, Petero atangira kumagara rwose mu mihogo. Ahera akajya gushakira rwose akayaga mu rwina bataragamo inzoga rwose n'inzarwa. Urwaro rwari rutaze rwose mu gitariro kinini cyane, kidebe. Icyo kidebe rwose cyari giteretse ku gasenge k'imitambiko rwose 3, kandi yari agifite urufunguriro rw'icyuma mu ndiba.
nuko Petero amaze gukiranuka rwose ako kuma kafungaga agiye gutega ibirika ku mwenge w'igitariro, yumva ingurube rwose irafutagira amata rwose muri jade, irimo irafutagira amata mu muryango w'inzu. Niko gutera hejuru ati amata yanjye we, amata yanjye we, yashize we, yashize. Uko yagatashye, uko yagafashe ibinika mu ntoki, ahita yiruka maze asanga igisabo gihennye n'ingurube rwose yigaragura mu kiziba cy'amata. Ingurube imubonye ishaka guhunga, igihe igiye kumucaho ayiguherereza ibinika mu nsina y'ugutwi. Ingurube rwose yikuba hasi irashya rimwe gusa. Igihe kiyikorakora yicuza icyo akoze, yibuka yuko yashize adafunze igitariro. Ahubuka nk'iyagatera, yihina mu mwobo, anyerera mu kiziba rwose cy'ubwagwa, yicura intembe. Abyutse asanga yakamye, abyutse asanga cyakamye. Nuko Petero nzukira ava mu mwobo rwose ajejeta inzoga. Sinakubwira isoni rwose n'agahinda yari afite, reka inyota yo yaramushinguraga, yaramusibaga. Aragenda yegura igisabo, ajya kukibuganizamo andi mata. Igihe agicunda arigejeje hagati, yibuka ko inyana ikiri mu ruhongore. Ati yo, dore amanywa amaze gukamba, kandi sindahura inyana. Ahera ko ariruka ajya gukingurira rwose Sine, ariko kugira ibyago bitera kumenya ubwenge. Kugira ibyago bitera kumenya ubwenge. Yamaze kuzitura rwose inyana, aribwira ati ubwo nasigaranye n'umwana w'igitambambuga, nkaba kandi ngiye kuvoma, iki gisabo n'ingisiga aha ngaha, ari buze kugikiniraho rwose, nsanga yangije n'ibindi byose. Ndamuzi n'inkubaganyi rwose, nawe kandi nongeye gupfirwa ubusa. Nuko akizirika mu izosi, kigenda kirereta inyuma mu bitugu. Atora akabindi ajya kuvoma rwose amazi yo kuhira Sine. Igihe yunamye kudubika ikibindi, amata yo mu gisabo asesekara mu mutwe mw'iriba. Nuko Petero yunamuka mw'iriba ati ibi nabyo ni ubusa, n'amata nayo ndayamenye. Nta mavuta neze kubona pe uyu munsi, reka gusa nge kuhira inyana. Nayikenesheje rwose, nikigiye kurisha. Inzu yanjye yamezeho ubwatsi buryoshye kandi bwinshi, ndetse nayijugunyeho n'ibishaza byinshi cyane. Niko bimeze. Henga nje
kuyuriza ntacyo bitwaye. Uruhiza rwayo rurakomeye kandi hasi yubakishije rwose amabuye manini akomeye. Inzu ya Petero rwose yari yubatse munsi y'umugunguzi muremure mu rubega rw'umugunguzi hareshya n'ubutaka. Petero niko kuhatambika rwose ikibaho kinini cyambukiranya inzira n'uruhiza rw'inzu, abona kucyuriraho ajyanaho inyana ijya kurisha hejuru. Ngaya nguko icyo cyari igice cya mbere rwose cya Petero Nzokira tuba tubagejejeho. Hagataha rero tuzabagezaho igice cya kabiri gikurikira. Niba dukunda isesenguriyo ako gatekerezo cyangwa se umugani umenye wenda cyaba kibyihishe imbere cyangwa inyuma. Turabakunda, tuzajya tubagezaho ibikwiriye nk'uko mubishaka byose, hanyuma muduha amakomenti, amarayike, sinakubarira byose tubibone.